aho ubwishingizi bwanyu nyakuri bushingiye si ukwizera mugaragara ko mufite, ahubwo ni ku miterere y'ibyo mukunda. Mbese aho urusengero rwo mu mutima rwejejweho imyanda yarwo? Mbese ibyaha byanjye byaratuwe kandi naba narabyihannye imbere y'Imana kugira ngo bihanagurwe? Mbese aho naba niciye urunkwiriye? Mbese naba niteguye kwitambaho igitambo icyo ari cyo cyose ndetse n'ibitambo byose kubwo kumenya neza Yesu Kristo? Mbese aho buri gihe niyumvisha ko ntari uwanjye bwite, ahubwo ko ndi umutungo w'umwami, ko umurimo nkora ari uw'Imana nkaba ndi uwayo wese? Twagombye kwibaza tuti, ni kuki turiho kandi tugakora, kandi amaherezo umusaruro uzaba uwuhe? Reka nongere mbasuhuze inshuti bavandimwe, mwebwe mwese mukunda ijambo ry'Imana kandi mukaba mwumva mwifuza ubugingo buhoraho, imitima yanyu ikaba ibufitiye inyota, amahoro n'imigisha Yesu Kristo atanga abane namwe. Rero nkuko twabibonye, tugiye kumara iminsi turi kuganira ku byigisho nzi neza yuko bikomeye kandi bitureba, mu nsanganyamatsiko ivuga ngo ikiguzi cyo gukurikira Yesu. Umunsi w'ejo twari turimo tureba icyigisho cya mbere cyari gifite umutwe uvuga ngo kugenzura urufatiro, umugabane wa mbere. Tugiye gukomeza rero n'icyigisho cya kabiri n'ubundi kivuga ngo kugenzura urufatiro, ariko tugiye kureba umugabane wacyo wa kabiri. Umunsi w'ejo ngira ngo hari ibintu byinshi cyane twavuzeho, tuvuga uburyo ikintu cyitwa urufatiro ari ikintu gikomeye cyane, kandi ko umuntu wese akwiriye kugenzura urufatiro inyubako ye mu by'umwuka yubatseho. Rero ubwo tugiye kureba uno mugabane wa kabiri wa kino cyigisho, kugenzura urufatiro, reka n'ubundi tubanze twicishe bugufi mbere yuko tugira ikintu cyose tuvuga. Dusenga Imana. Twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu, izina ryawe nirishimwe kandi nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ukuntu utuzanye imbere yawe, tugushimiye ukuntu ugiye kutuganiriza ijambo ryawe. Urimo kwifuza ko umuntu wese atekereza mu buryo butihenze, akagenzura urufatiro inyubako ye mu by'umwuka yubatseho, kubera ko icyo kintu aramutse atakigenzuye byazamuviramo akaga gakomeye, ndetse yazasanga yaragize igihombo mu buryo butangaje. Uduhe gutekereza mu buryo bwiza, umwuka wera atwereke kandi atwereke urufatiro rwacu uburyo rumeze, kugira ngo niba hari ibidatunganye tubashe kubikosora bukitwa none. Ngaho rero ngwino ubane nanjye, kandi uzabane n'umuntu wese uzakurikira iki cyigisho. Tubisabye twizeye kubiduhari n'abakwizera bose mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kureba icyigisho n'ubundi twatangiye ejo, nyine tugiye gukomeza n'ubundi tureba uburyo abantu bakwiriye kugenzura urufatiro inyubako zabo mu by'umwuka zubatseho. Ni umugabane wa kabiri wa kino cyigisho. Umunsi w'ejo twarimo tureba uburyo umwuka w'Imana ahishura umutima w'umunyabyaha. Twasomye isomo riboneka muri Yohana igice cya 16 ku murongo waho wa 8, ahari amagambo avuga ngo, ariko reka dore ku murongo wa 7, ahari amagambo avuga ngo, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Umurongo wa 8, ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ndifuza yuko iki kintu twongera gusa nk'abagisubiyemo mbere yuko nyine dukomeza kuri uno mugabane wa kino cyigisho. Mwuka w'Imana ngo igihe azazira mu mitima yacu azadutsinda.
azadukura ku izima, ibyo twibwiraga byose azabihindura ubusa, azatwereka yuko turi babi, azatwereka yuko ntacyo turi cyo, azatsinda ab'isi ngo abemeze iby'icyaha. Mbese iki cyaha Mwuka w'Imana azemeza abantu bishaka kuvuga iki? Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo abemeze iby'icyaha, ntago Imana ibishaka kuvuga icyaha nk'igikorwa, ahubwo ibishaka kuvuga icyaha nk'umutima wa kamere, nk'imiterere y'umuntu, umutima umuntu avukana umutera kurwanya Imana. Umutima Pawulo yavuze ngo ni umutima wa kamere, umutima tuvukana. Abaroma igice cyaho cya 8 nk'uko ejo twabibonye, reka tugire ikintu dusubiramo kugira ngo twibukiranye. Pawulo yandikiye Abaroma igice cyaho cya 8 ku murongo wa 6, arangije arababwira ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. 7. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Rero Mwuka w'Imana igihe ageze mu mutima w'umunyabyaha, ikintu cya mbere amwemeza yuko afite umutima urwanya Imana, amwemeza yuko yavutse atandukanyijwe n'Imana, nk'uko Dawidi yabivuze neza muri Zaburi ya 58. Aha amagambo Dawidi yavuze ndifuza yuko tuyasoma, avuga uburyo umuntu avuka atandukanyijwe n'Imana. Iki kintu nicyo Mwuka w'Imana abanza kwemeza umuntu iyo amusanze. Zaburi ya 58 hari amagambo ngira ngo dusome turebe ikintu Dawidi yavuze yerekeza ku mutima wa kamere. Zaburi ya 58 umurongo wa 4 amagambo avuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya, ubusabwe bwabo buhwanye n'ubw'inzoka, bameze nk'imoma y'igipfamatwi yiziba amatwi, itumva ijwi ry'abagombozi, naho bagomboresha ubwenge bwinshi cyane. Nguko uko umuntu avuka ameze, umuntu avuka atandukanijwe n'Imana, umuntu avukana umutima urwanya Imana. Iyo Mwuka w'Imana rero ageze mu mutima w'umunyabyaha, ikintu cya mbere amwemeza ngo nibigiye icyaha. Iki cyaha ntago ari icyaha nk'igikorwa, nk'uko umuntu wenda yatuka mugenzi we, nk'uko umuntu yarakarira mugenzi we, nk'uko umuntu yakiba ibintu by'umuntu. Oya, izo ni imbuto ziva ku cyaha kitubamo, ku mutima wa kamere tuvukana. Mwuka w'Imana rero ntago azaje kwemeza umuntu icyaha nk'igikorwa, ahubwo amwemeza isoko y'ibyaha bimuvukamo, amwemeza yuko impagarikiye yose ari mbi cyane, kandi ko umuntu yavutse arwanya Imana cyane. Niyo mpamvu Imana iba yifuza yuko aya makuru asobanuka neza mu mutima w'umuntu wese uvuka ku mugore, uwabyawe n'umugore wese. Aya makuru Imana yifuza yuko asobanuka mu mutima wayo. Ndetse mu gihe turi kwiga ibi byigisho, ndakwinginga cyane ngo umere nk'umuntu ubaza Imana, umere nk'umuntu wegera Imana binyuze mu kwiga ijambo ryayo. Imana neza igusobanurire koko niba ibi bintu umutima wawe warigeze ubyumva, niba warigeze ugeraho umenya neza yuko uri mubi mu buryo buteye ubwoba. Mwuka w'Imana akakwereka ububi bw'umutima wawe, akakwereka ukuntu urwanya Imana. Abemeze iby'icyaha, iyo turebye mu Baroma igice cyaho cya 7, dushobora kongera kwemeza iby'aya magambo. Abaroma igice cya 7 ku murongo wa 14 hari amagambo avuga ngo intambara y'umutima uhana na kamere y'ibyaha. Baravuze ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyeweho ndi uwa kamere, ndetse naguriye gutegekwa n'ibyaha. Sinzi icyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Murongo wa 17, nuko rero noneho sinyuba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo.
Pawulo aravuze ngo mu by'ukuri ngerageza gushaka gukora icyiza ariko ngasanga ikibi nicyo nakoze. Uko ngerageje gukora icyiza nkisanga nakoze ikibi, aravuga ati rero ubwo ngerageza gushaka gukora ibyiza ariko ibyo byiza nshaka gukora bikanga, nkisanga nakoze ikibi, menye yuko burya mu by'ukuri atari ngewe ubikora ibyo bintu, ahubwo ikintera kwisanga nakoze ikibi ni icyaha kimbamo. Pawulo yavuga ngo ni icyaha kimbamo, aba yerekeza ku mutima wa kamere, umutima umunyabyaha avukana. Niyo mpamvu mwuka w'Imana ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha, azabemeza ko imitima yabo ivuka itandukanyijwe n'Imana, ko bavukira mu bubata bwa Satani, bavuka bakora ibyo Satani ashaka. Umuntu azamenya neza yuko kuva yavuka nta kintu yigeze akora cyiza, ahubwo ibikorwa bye byose byarwanyaga Imana, ndetse kugeza ku rwego rw'uko mwuka w'Imana aduhishurira uburyo n'ibyo twagerageje gukora byose byari bivanze mu inarijye. Nibyagaragara ko ari byiza, mwuka w'Imana agaragariza umunyabyaha yuko ibyo bintu nabyo byari biri mu inarijye. Yesaya waravuga ngo nibyo twagerageje gukiranuka ko byose, mbere yuko mwuka w'Imana dusanga ngo ni ubushwambagara ndetse ngo ni ibizinga byanduye. Icyo nicyo mwuka w'Imana akora. Nshuti muvandimwe, ndifuza yuko utekereza neza, ukareba neza mu buryo bwimbitse, utameze nk'umuntu wihenda, ukibaza niba aya makuru umutima wawe waba uyazi. Mbese mwuka w'Imana yigeze ageraho akwemeza ikibazo cy'umutima wawe, ukamenya neza uburyo urwanya Imana, ukamenya neza uburyo wahemukiye Imana? Mwuka w'Imana yaba yaregeze akwemeza iby'icyaha? Hari amagambo ngira ngo dusome ari mugana Yesu, kugana Yesu ku ipaje ya 20, kugira ngo iki kintu turusheho kucyumva neza, uburyo ngo mwuka w'Imana atwemeza iby'icyaha. Kugana Yesu, reka duhere ku ipaje ya 19 ku paragrafe ka nyuma. Baravuze ngo haba ubwo ibibi by'abantu bibakoze isoni, bigatuma bareka ingeso zabo mbi zimwe, bataramenya ko ari Kristo ubareshya. Iteka iyo abantu bagerageza guhinduka ukundi babikuye ku mutima, haba hari igitota imitima yabo kikayikangura, kikayitera guhinduka ukundi. Ibibi byo mu kubaho kwabo ni icyaha cya kamere cyo mu mutima. Abemeza iby'icyaha, iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo ibibi byo mu kubaho kwabo, ahangaha mwuka w'Imana ibyageze ku mutima w'umunyabyaha, ikintu cya mbere amwereka yuko imibereho yose yahashize y'umuntu yari icyaha. Mbere yuko duhura na Yesu Kristo, ibintu byose dukora, naho twaba twarakoze ibintu byo gufasha umurimo w'Imana, naho twaba dufite imvugo nziza, naho twaba tugerageza gukurikiza amategeko y'itorero, naho twaba dufite ingeso abantu babona yuko ari nziza, wenda tukaba dushoboye kwibombarika, oya, ijambo ry'Imana ravuze ngo ibibi byo mu kubaho kwabo, imibereho ya mbere yo guhura na Kristo, mbere yuko duhishurirwa urukundo rwishe mu gitambo cya Kristo, imibereho ya mbere yose ni ubunyacyaha abantu babimenya batabimenya. Kuko ijambo ry'Imana avuze ngo ibibi byo mu kubaho kwabo ni icyaha cya kamere. Basobanukirwa neza yuko imibereho yose babayemo ari imibereho y'ubunyacyaha, ndetse basobanukirwa yuko icyaha cya kamere, bamenya yuko bafite umutima urwanya Imana. Kandi kugira ngo iki kintu mucyumve neza, buriya hari abantu benshi cyane binjira muri uru rugendo, maze igihe mwuka w'Imana atangiye gukangura imitima yabo, nk'uko turi buze kubibona, bagatangira gushaka gukora ibintu byiza kugira ngo nabo bahite ko bajya mu murongo w'abakristo. Ariko icyo kintu kirarwaye cyane. Abantu bakeneye guhishurirwa igitambo cy'ikaruvari, turaza kubivugaho gake kandi n'ejo twabivuzeho. Bakeneye guhishurirwa Yesu Kristo, maze bakagira guhinduka kwimbitse, guhinduka k'ukuri kutari ukw'amajyejuru.
bakeneye kugira guhinduka k'ukuri kutari ukw'amajyejuru, kandi uko guhinduka kuboneka igihe umunyabyaha ahishuriwe urukundo rw'i Karuvari, urukundo ruhishe mu gitambo cya Kristo. Mwuka w'Imana akabyumvisha umutima we wose, maze umutima w'uwo munyabyaha ukabyakira ibyo bintu bikawurundurira kuri Kristo. Nibwo umuntu afata icyemezo akavuga ngo mpisemo gukurikira Yesu. Naho ibitari ibyo, ibindi byose abantu bakora nta gaciro bifite. Hari igihe iki kintu nshobora kukivuga gutya, umuntu wenda akareba ibintu byiza yagerageje gukora, kandi uburyo ibintu bye byatangiye bifite ikibazo ntabyemere, kubera yuko wenda abona hari ibintu byinshi yakoze mu itorero, kubera yuko wenda hari ibintu abona, hari ingeso nziza abona afite, kubera yuko hari uburyo abantu benshi cyane bamwemera. Ariko nshuti muvandimwe, ibi bintu nushaka ubyemere, umere nk'umuntu uvuye ku izima, usaba Imana iguhishurira ikibazo cy'umutima wawe. Aya makuru akwiriye kuba asobanutse neza mu mibereho y'umunyabyaha, nta kwihenda. Kubera iki? Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 10 ku murongo wa 23 arababwira ngo igikorwa cyose kidakoranywe kwizera ni icyaha. Ndetse mu Baheburayo cya 11 ku murongo wa 6 hari amagambo avuga ngo utizera ntibishoboka kayinezeza. Mu Befesi cya 2 ku murongo wa 8 hari amagambo avuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza ariko muri Kristo Yesu. Rero ikintu cyose abantu bagerageje gukora mbere yuko bakira Kristo, mbere yuko basobanukirwa n'urukundo rwa Kristo mu mibereho yabo, mbere yuko urwo rukundo ari rwo rubareshya rukabatera gusanga Kristo, ibintu byose bakoze ni ibyaha. Nubwo bagerageza kuba babikoze neza, nubwo byagaragarira amaso y'abantu yuko ari byiza, ibyo bintu biba bivanze mu inarijye, kubera yuko imirimo myiza yose dukora turabo yaremye ituremeye gukora imirimo myiza ariko muri Kristo Yesu. Mbere yuko twakira Kristo nta mirimo myiza tuba twarakoze. Niyo mpamvu Yesaya avuga ngo ibyo bagerageje gukiranuka, ibyo byitwa ibyo twagerageje gukiranuka, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo n'ubushwambagara ndetse n'ubuzinga. Hari amagambo akomeye cyane, ariko iki kintu kiba gikwiriye gutuma abantu bitonda cyane. Iki kintu kiba gikwiriye gutuma abantu bagenzura urufatiro rwabo, bakawugenzura batameze nk'abantu bibeshya, kubera yuko ibintu abantu babiringiye biba bizabakoza isoni. Ibintu abantu baba barashyizeho nk'ibintu bizabahesha ijuru, bazasanga yuko ibyo bintu Imana itazigera ibiha agaciro. Muvandimwe, ndakwinginze ngo iki kintu gitekerezeho cyane, kandi ugitekerezeho mu buryo bwimbitse. Umurongo rero navugaga ku kintu cyitwa ngo abemeza iby'icyaha, ariko amagambo arakomeza akavuga ngo abemeza iby'icyaha, ibyo gukiranuka ndetse n'iby'amateka. Reka dukomeze twumve. Ubwo azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'amateka ni iki? Ni urubanza rugomba gucirwa umunyabyaha wese utariyunga na Kristo. Ni urubanza rugomba gucibwa umuntu wese utarahura na Kristo ngo asobanukirwe n'urukundo ruhishe mu gitambo cy'i Karuvari. Abacirwa w'iteka ryo gupfa. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 23 amagambo avuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Abemeza iby'amateka, abemeze n'ibyo gukiranuka. Umunsi w'ejo twabonye neza yuko iyo umunyabyaha amaze kwemezwa ububi bw'umutima we, akamenya yuko yahemukiye Imana, akamenya yuko yavutse atandukanyijwe n'Imana, akamenya yuko ibyo yakoze byose byarwanyaga Imana, uyu munyabyaha yereka uburyo urubanza rumutegereje ari rubi cyane, akabona yuko ikimutegereje ari urupfu, akabona yuko ari uwo gucirwaho iteka, maze agatangira kumva uburemere bw'icyaha mu mwuzuro wabwo, akagira agahinda ko mu buryo bw'Imana. Reka mbasomera aya magambo n'ubundi ejo twasomye ari mu gitabo cy'intambara ikomeye, uburyo uwo murimo ukorera mu mutima w'umunyabyaha. Kandi nababwiye yuko igihe dusoma aya magambo ntabwo turi kuyasoma kugira ngo abantu bayashyire mu mutwe, ahubwo turi kuyasoma nk'ibintu abantu bakwiriye kugenzura neza, bakamenya niba imibereho yabo yaba yarigeze imenya iby'aya makuru.
niba aya makuru ari impamo mu mitima yabo, kandi niba ibi bintu mu mitima yabo ari ikintu cy'inzaduka, bakeneye kwegera Imana bakiga ijambo ry'Imana, kubera yuko iki kintu gikeneye gusobanuka muri twebwe. Niba aya makuru umuntu ayumva kumva ni ikintu gishya, akeneye gusanga Imana binyuze mu kwiga ijambo ryayo, kubera yuko ijambo ry'Imana rifite ubushobozi bwo gukorera uyu murimo mu mutima wawe. Kubera iki rifite ubwo bushobozi? Wowe ryegera uryige umeze nk'usenga Imana, wibwira ati Imana, ndashaka kumishuri y'umutima wanjye, ndashaka kumenya ubugoryi bundimo kugira ngo nkugirireho umugisha. Iri jambo ry'Imana nurisoma, ukarisoma udashaka kugira ngo urigwize mu mutwe wawe gusa, ahubwo ugira ngo inyuguti uri gusoma zisoma umutima wawe, ugasoma umurongo wose ugereranya n'imibereho yawe. Umva, ijambo ry'Imana rizakwereka ikibazo ufite, rizakwereka uburyo uri umunyamujinya, rizakwereka abo wariganyije, rizakwereka uburyo wasimba, rizakwereka ibintu byinshi cyane binyuranye n'icyo rivuga, kandi ubwo rizaba riri kukwemeza ikibazo cy'umutima wawe. Igitabo cy'inama z'itorero hari amagambo aboneka ku ipaji ya 77 n'umugabane wa mbere, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo inama igirwa abashaka guhamirizwa ko Imana ibemera. Wabasha kumenya ute ko wemewe n'Imana? Jya wiga ijambo ryayo usenga. Yesu ashimwe. Mbese ushobora kumenya gute ko wemewe n'Imana? Mbese ushobora kumenya gute ko inyubako yawe imeze neza? Mbese ushobora kumenya gute ko utari kugenda gusa ugenda mu nzira muri uru rugendo, ariko ibintu byawe bifite ikibazo bizasuzumwa bigasanga ntibishyitse? Wabasha kumenya ute ko wemewe n'Imana? Jya wiga ijambo ryayo usenga. Ntukaribike ngo ugire ikindi gitabo usoma cyose. Icyo gitabo cyemeza umuntu icyaha, gihishura inzira y'agakiza cyeruye, gitera umuntu kurabuka ingororano irabagirana kandi y'ubwiza, kigahishura umukiza ushyitse, kandi kikakwigisha yuko mu mbabazi ze gusa zitagira uko zingana ariho ubasha gutega guhabwa agakiza. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu kumwemeza ibyaha bye. Muvandi, ndajya nkubwire yuko ibyanditswe byera nubyiga utabyigiye kugwiza ubumenyi, iri jambo ukarifata ukajya usoma umurongo ukasaba Imana ati Imana, uyu murongo ndifuza yuko uwugiranya n'umutima wanjye, nkareba aho mpuriye nawe. Umva, uzabona ubwambure bw'umutima wawe, kandi ndakugira inama ko ibyo bintu uzabikore wowe wiga ijambo ry'Imana usenga ngo Mana, ndifuza ko iri jambo rinyereka uburyo umutima wanjye umeze. Rizabikora. Niba iyi nzira wumva ari nshyashya kuri wowe, niba wumva ntagiye wigeze umutima wawe wemezwa ikibazo cyawe, ukumva utarigeze wumva uburemere bw'icyaha mwuzura mu mutima wawe, urasabwa kwiga ijambo ry'Imana muri buno buryo. Ijambo ry'Imana rizakwereka ibiri ufite, rizakwereka ukurwanya Imana kwawe, kandi Mwuka w'Imana uherekeje iri jambo azemeza umutima wawe ububi bwawo. Nshuti muvandimwe, ijambo ry'Imana nk'uko nyine twasomaga wa murongo, hari amagambo avuga ngo abemeza iby'icyaha, ibyo twabibonye, abemeza iby'amateka n'urubanza umuntu azacirwa. Kandi twabonye ejo yuko Satani ni umugome cyane. Iyo Mwuka w'Imana atangiye kwereka umuntu ikibazo cy'umutima we, akamwereka yuko iteka rimutegereje ari urupfu, Satani amucisha akayira ka bugufi. Uvandi, Satani amucishiye bugufi cyane. Twasomye mu gatabo k'umugenzi ku ipaji ya 19 amagambo mu Kristo yabwiwe n'umuntu bita bwenge bw'isi. Bwenge bw'isi yagiriye inama mu Kristo. Nzi yuko iyo nama ari inama abantu benshi cyane bajya bategera amatwi, ndetse abantu benshi cyane baba bari muri uru rugendo baba barumvise iyo nama bakiciriye bugufi. Bwenge bw'isi yaramubwiye ngo igihe yaramaze kubona mu Kristo aremerewe n'umutwaro w'ibyaha, yamaze gusoma igitabo ijambo ry'Imana rikamwishurira ikibazo cy'umutima we, umutwaro w'ibyaha waramuremereye. Kandi uko niko bigendekera umuntu wese Mwuka w'Imana ageze ku mutima we. Ndikubwira ngo aya makuru
akwiriye kuba asobanutse mu mutima wa buri munyabyaha wese. Mwuka w'Imana aremereza ikibazo cy'icyaha. Mukristo niko byari bimumereye, maze umutwaro w'ibyaha wenda kumusandaza. Mubwiriza butumwa yari yamurangiye yuko agomba kujya mu irembo, kw'icyo kibazo ariho umutwaro agomba kuwutura. Ariko igihe Mukristo yaganiraga na bwenge bw'isi koko ni bwenge bw'isi yaramubwiye ati ariko ibyo bintu wishyizemo, ibyo bintu bikuvuna gutyo, ibyo bintu, izo nama waziretse nkakugira inama, nkakwereka ukuntu uwo mutwaro wagukurwaho utiriwe rwose uvunika bigezaho ko nakurangira akayira ka bugufi wacamo. Reka nsoma ayo magambo, paji ya 19 mu gatabo k'umugenzi. Mbese muvandi, tekereza neza urebe niba utaba waragiriwe inama na bwenge bw'isi, urebe niba utaba waraciye ubusamo, maze ukaba uri muri urugendo ugaragara nk'umuntu w'Imana, ariko ikibazo cy'umutima wawe kikiri kibisi. Urebe niba mwuka w'Imana atarakanguye umutima wawe, ariko wamara gukanguka ugahita kutangira gukora imirimo y'urudaca, ugahita kutangira kwisanisha n'abantu b'Imana, ugahita kutangira kwambara neza, ugahita kutangira umva. Nubwo ibyo bintu n'ubundi ku muntu wihanye by'ukuri, wahuye na Kristo by'ukuri, izo ni imbuto zikwiriye abihari, ariko hari nubwo abantu babasha kubikora badafitanye isano na Kristo, baciye ubusamo. Hari amagambo bwenge bw'isi yabwiye mu Kristo, aramubwira ati, bwenge bw'isi ati, ariko niki gituma ushaka kukurirwaho muri iyo nzira irimo ibyago byinshi? Wakwihanganira kunyumva nakubwiriza uburyo wabona icyo ushaka udatewe n'ibyago ugiye kwisanganiza, kandi ako gakiza kari hafi. Nuko mu cyimbo cy'ibyo byago uzabona amahoro menshi no kugubwa neza. Sinzi amahoro ufite inkomoko yayo. Mukristo ati, ndakwinginze ungire iyo nama. Bwenge bw'isi ati, dore muri biriya birorero ahitwa Ngeso Nziza harimo umugabo witwa Mwikirisha amategeko. Hari abantu benshi baba barahise kubakatira mu kiroro cya Ngeso Nziza. Igihe ijambo ry'Imana rimaze kubereka ikibazo cy'imitima yabo, bagahita kubatangira kwisanisha n'abantu b'Imana, bagatangira kuvuga neza, maze bagatangira kubahiriza amategeko itorero ribabwira. Reka mbabwire, iki kintu abantu bakwiriye kugitekereza, kubera yuko igihe cyose umuntu umutima we utari wanga icyaha, ikimenyetso kigaragaza ko umuntu yahuye na Kristo neza, umuntu yahishuriwe igitambo cy'ikaruvari, nk'ubwo turi buze kubibona mu kanya, nuko umutima we wanga icyaha, ntugishakire urwitwazo, ukacyanga urunuka. Umutima wahishuriwe Yesu Kristo, wahuye na Kristo. Ndakubwira ikimenyetso cyawo, kugira ngo niba ibyo bintu utabyumva mu mutima wawe, umenye ko waciye inzira ya bugufi, umenye ko waciye mu kirorero cya Ngeso Nziza, ugaca kwa Mwikirisha amategeko. Niba umutima wawe utaranze icyaha, ukaba ugikora wumva udahinda umushyitsi, reka mbabwire, umutima wahuye na Yesu Kristo wanga icyaha. Naho kaba kantu gato, naho kaba bimwe abantu bavuga ngo n'utwaha tworoheje, bimwe byo gukina mu magambo, ibyo bintu umutima ubigirira ubwo. Umutima wahuye na Yesu, umutima wahuye na Kristo, wahishuriwe iby'ikaruvari, ni umutima wanga icyaha. Reka nsubiremo ayo magambo, ni ikimenyetso cya mbere simusiga kigaragaza ko umuntu yahuye na Yesu. Umutima we wanga icyaha. Reka nsoma ayo magambo kugira ngo mutagira ngo nayange. Gitabo cy'intambara ikomeye, paje 332. Intambara ikomeye, paje 332. Hari igihe ureba abantu bari muri uru rugendo, ukabona bashobora rwose kuvuga imvugo nziza, ukabona bashobora gukora imirimo myinshi y'itorero, ukabona ndetse bashobora no kubwiriza, ariko wamureba ukabona ntatinya icyaha, wamureba ukabona ntatinya kubeshya bya hato na hato, wamureba ukabona ntatinya kuriganya, ukabona adakora icyaha mu buryo bumutunguye, ahubwo ukabona akina n'icyaha. Nigeze nsoma amagambo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mu cyigisho kivuga ngo umuburo ku bakoresha uburyarya, baranditse bavuga ku cyaha cya Ananiya na Safira cyo kubeshya mwuka wera. Baravuga ngo abantu batavugisha ukuri mu tuntu duto baba bagurisha ubugingo bwabo mu isoko ry'imburamumaro.
ikimenyetso kizakwereka umuntu utarahuye na Yesu, uzabona yuko umutima w'ugikina n'icyaha. Reka ngusomere amagambo page 332 kugira ngo tuyumve neza mu gitabo cy'intambara ikomeye. Baravuze baravuga ngo mu mutima utarahindutse haba harimo gukunda icyaha. Mu mutima utarahindutse haba harimo gukunda icyaha kandi ugahora ugishakira urwitwazo. Muvandi, buriya ndagira nkubwire neza yuko nubona umuntu aguye mu cyaha ukabona ari gushaka kugishyigikira, ukabona ari kugishakira urwitwazo, ukabona ibyo bintu ntibyamukuye umutima, uzagira ubwoba. Nubwo yaba abwiriza, nubwo yaba afashe umurimo w'Imana, nubwo yaba yitanga bingana ute, nubwo yaba afite imvugo iteye amabengeza nziza ute, uzatangire kumugirira amakenga, kuko mu mutima utarahindutse habamo ikintu cyitwa gukunda icyaha no kugishakira urwitwazo. Ariko reka wumve umutima wahindutse. Naho umutima wahindutse wanga icyaha urunuka kandi uhora uharanira kugitsinda. Muvandi, ndagira nkubwire yuko umuntu wese wahuye na Yesu Kristo by'ukuri, ikintu umutima wahuye na Kristo cya mbere ugira nuko wanga icyaha urunuka. Niyo umuntu akiguyemo akigwamo atakigambiriye, ahubwo akigwamo mu buryo atabigambiriye, kandi igihe Mwuka w'Imana iseka kimwereka ahita ko yihutira kukivamo no kugisabira imbabazi. Niyo mpamvu Yohana mu Rwambere rwa nicyo cyakabiri ku murongo wa mbere yigeze yandika ngo bana bato ndabandikiye ngo mudakora icyaha. Imana iba yifuza yuko umutima wahindutse utongera gukora icyaha, ariko aravuga ati ariko nihagira ukora icyaha dufite umurengezi ari we Yesu Kristo. Birashoboka yuko umuntu ashobora kwisanga yaguye mu cyaha ariko ntabigambirira, kandi ahita akagisabira imbabazi ntagishakira urwitwazo. Ndimo ndakubwira ibimenyetso by'umutima wahuye na Yesu, ndimo ndakubwira ibimenyetso by'umutima wakiriye Kristo, kugira ngo ibyo bintu wisuzume urebe niba utagitera imigeri ku mihunda maze ugakomeza ukikirigita. Kandi nakugira inama yuko niubona aya makuru ari mashyashya muri wowe, usanga Imana cyane binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana, kandi uryige usaba Imana ngo riguhishurire ikibazo ufite, riremereze ikibazo cyawe ku rwego rw'uko ubyumva neza, uve ku izima. Kuko ibyo waba urimo byose urufatiro rwawe rufite ikibazo, urufatiro rwawe rufite ikibazo. Nkuko twabibonye, abantu benshi iyo Mwuka w'Imana amaze kwemeza imitima yabo itsinzwe, bahita ko baca kwa ngeso nziza, kwa mwikirisha amategeko, ndetse no kwa mvugo nziza. Page 19 mu gitabo k'umugenzi. Bagahita ko bashaka ukuntu bigaragaza nk'abakristo, bakikomereza urugendo, ubwo ngo bagatangira gusaba imvura yitumba, bagatangira gusaba ngo gusana Kristo, ngo kwezwa ngo ibica Kristo. Ntabyo bazabona, ntabyo abantu bazabona, kuko urufatiro rwabo rurarwaye, urufatiro rwabo rurahungabana. Ejo nababwiye yuko umuntu wagerageza kubaka etaje eshana akazubakira kuri fondasiyo idacukuye neza ngo igere hasi, uwo muntu aba aruhira ubusa. Nyuma y'igihe gito iyo nyubako ibizagwa, kandi kugwa kwayo kukaba kunini cyane. Tekereza neza ku itangiriro ry'urugendo rwawe, tekereza neza uburyo ibintu byagenze, wibaze niba aya makuru ari impamo mu mutima wawe, niba umutima wawe warahishuriye ikibazo ufite cy'icyaha, ibyo bintu bikaremera kandi bikagera ku rwego rw'uko wumva wanze icyaha. Ubundi iyo Mwuka w'Imana amaze kumurika umutima w'umunyabyaha, ntabwo Imana ikiba yifuza ari uko utangira guhita kusanasana, ahubwo niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo azabemeza iby'icyaha ndetse n'iby'urubanza iby'amateka, ariko harandi magambo avuga ngo n'ibyo gukiranuka. Ejo niyo magambo twabaye nk'abasorezaho. Ibyo gukiranuka ni Yesu Kristo umunyabyaha ahishurirwa. Umunyabyaha ahishurirwa Yesu Kristo. Umunyabyaha ahishurirwa Yesu Kristo gute? Kanongeye somwe mugana Yesu. Kugana Yesu page ya 19
Yesu yaravuze ati nimanikwa hejuru y'isi nzikuriraho bose. Umunyabyaha akwiriye guhishurirwa Kristo akamenya ko ariwe mukiza wamanitswe ku musaraba azira ibyaha by'ab'isi. Iyo twitegereje umwana w'Imana ku musaraba w'i Karuvari nibwo duhishurirwa ibiyoberana by'agakiza maze kugira neza kw'Imana kukadutera kwihana. Iyo twitegereje umwana w'Imana ku musaraba w'i Karuvari nibwo duhishurirwa ibiyoberana by'agakiza maze kugira neza kw'Imana kukadutera kwihana. Mwuka w'Imana asobanurira neza abantu iby'i Karuvari. Urukundo ruhishe mu gitambo cya Kristo, mwuka w'Imana rwumvisha intekerezo zacu. Narababwiye ngo nk'uko umusore, ijambo ry'Imana ravuga ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Nta muntu n'umwe wakunda Imana atabanje kumva urukundo yadukunze. Mwuka w'Imana yahishura iby'i Karuvari abahishura urukundo ruhishe mu gitambo cya Kristo, urwo rukundo imitima yacu ikarwumva neza rukayikoraho. Narababwiye ngo nk'uko umusore akunda umukobwa, ubundi Imana yakunze gukoresha ikigereranyo cy'umugabo n'umugore ishaka kwerekana uburyo Kristo yakunze itorero. Kandi nk'uko umusore akunda umukobwa akamwereka urukundo yamukunze, umukobwa ibintu atari yabyumva neza, umusore akarumwereka neza kugeza igihe urwo rukundo rutumye umukobwa agandukira umusore akiyemeza kumukurikira ngo bazabane. Niko na Kristo yatugaragarije urwo rukundo umunyabyaha wese utararusobanukirwa ntago ashobora gutera intambwe yitwa kwihana. Kwihana aribyo byitwa guhindukira, kwanga icyaha, kwanga imibereho yahashize, akayanga urunuka, akifuza kugendera mu bugingo bushya. Baravuze ngo ubwo Yesu yapfiraga abanyabyaha yagaragaje urukundo rutarondorwa dukunze, kandi umunyabyaha utumbiriye urwo rukundo rudohora umutima we rukamutera gutekereza, akabura uko agumya kurwanya Yesu akitanga burundu. Mbese urukundo rwari rwagukoraho? Mbese wari wumva urukundo rwa Kristo rugurumana mu mutima wawe? Urukundo rwa Kristo rwaba rwarigeze rugukoraho maze rukagutera kumva wiyeguriye Kristo byimazeyo, wanze imibereho ya kera ugahinduka mushya, ukavuka bundi bushya, ukiyemeza gukurikira Yesu Kristo ahajya hose? Cyangwa wisanze muri uru rugendo ariko umeze nk'umuntu utazi ibyo urimo? Pawulo yageze avuga ngo ndiruka ariko si nk'umuntu utazi aho njya. Iki kintu abantu bakwiye gutekereza. Niyo mpamvu turi kwiga ibyisho bivuga ngo kugenzura urufatiro. Abantu benshi urufatiro rwabo rurajegajega. Iki kintu iyo umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'uru rukundo nibwo atera intambwe agahindukira. Narababwiye ngo umugabo ashobora gusobanukirwa n'uru rukundo atarasanzwe arira, mukabona amarira arashotse, mukabona umutima uramenetse, nibwo umuntu avuga ati Mana namaze igihe kirekire nkurwanya, nyamara menye neza ko wankunze, menye ibyagukorewe uburyo wihinduye umuntu ugatukwa n'ababisha, ugakozwa isoni ku musaraba, kwambika ubusa ku bwanjye. Uru rukundo ndarwumvishije, none ndiyemeje ndahindukiye, nteye umugongo Satani. Ntago amarangamutima y'abantu yose aba ameze kimwe, ariko uko byagenda kose umunyabyaha usobanukiye n'uru rukundo, umutima ukunda Kristo kandi ukanga Satani, ukanga icyaha mu buryo buremereye cyane, ku buryo uyu mutima udashobora gushaka guhisha icyaha, uyu mutima udashobora kugishakira urwitwazo. Kandi uyu muntu uteye intambwe niwe muntu witwa ko yihannye, niwe muntu wirivuga ko avutse bundi bushya, niwe muntu wivuga ko ari umwana w'Imana. Uyu muntu niwe birivuga ngo afite umutima umenetse. Zaburi ya 51 ku murongo wa 18, umutima ushenjaguritse kandi umenetse. Umutima witegereje Yesu Kristo, mwuka w'Imana agahishurira umunyabyaha gukiranuka kwa Kristo mu buryo bwuzuye. Hari amagambo hano bavuze mu kugana Yesu, baravuga ngo umwambi w'umucyo uvuye ku bwiza bw'Imana, paji ya 21, akambika isuku ka Kristo, iyo birasiye mu mutima bigaragaza akazinga kose.
iyo kava kakagera, bigahishura ubugoryi n'inenge yose by'umutima w'umuntu, bigaragaza kwifuza kubi kose n'ubuhemu bw'umutima, nuko iminwa ivuga ibyanduye, ubugome bwose bw'umunyabwaha bwo guhindura ubusa amategeko y'Imana, iyo abugaragarijwe n'umwuka wera w'Imana, bituma ashenguka umutima akababara cyane. Uko yitegereza imico myiza ya Yesu Kristo itagira inenge, niko arushaho kwizinukwa. Wishyurirwa Yesu Kristo. Uwo muntu yemezwa ububi bw'umutima we, maze akashyurirwa Kristo urukundo rwe no gukiranuka kwe, umutima we ugashenguka, maze bigatera umunyabyaha guhindukira gukurikira Yesu Kristo. Uko niko kwihana. Ibi ni byo bituma iyo umuntu ateye intambwe abavutse bundi bushya, aba ari icyaremwe gishya, ababonye andi mavuko, abacomokowe kuri Satani, abacometswe kuri Kristo, ababaye umwana w'Imana. Yitwa umukiranutsi kuko Kristo amutwikiriza gukiranuka kwe. Ariko kugukiranuka muhereza si uko kugukiranuka uyu muntu aba yari yakugira. Imana imwihera iryo zina, ikamwita uwera, ikamwita umukiranutsi, kandi koko gukiranuka kwayo irakumwambika. Imana imurebera muri Kristo Yesu, ikamubona nk'umuntu utarigeze gukora icyaha. Ariko nubwo iri zina rimuhereza, ntabwo ari uko iyi mico aba yimerita, ntabwo ari uko iyi mico iba yari yabiye, ahubwo Imana ibikoze ikintu nk'icyo abantu bo mu isi bajya bakora. Mujya mubona abarimu bigisha segonderi uburyo babita abaprofeseri, ariko mu by'ukuri ntabwo iriya ari ryo zina ryabo, ntabwo iriya mpamyabumenyi aba ari iyabo, ahubwo ni izina bitwa ribakumbuza koko kuzagera aho bifuza ko bagera. Bitwa abaprofeseri ariko amashuri ayabo ntago aba bibemerera. Ndetse hari n'abigisha primaire bitwa ngo ni ba metre, ariko maîtrise ntago bari yabo, ni ikintu babiyitira bifuza ko bazagera aho hantu. Ni nako Yesu Kristo atwambika gukiranuka kwe, akatwita abakiranutsi. Gukiranuka ko akatwitwikiriza atari uko iyo mico yari yasohora muri twe, nyamara aba yifuza yuko binyuze mu rugendo rwo kwezwa tuzakomeza kubana nawe, twiga ijambo ry'Imana kandi tunasenga, maze iryo jambo rikagenda riduhindurira gusa nawe, iyo mico noneho tukagenda tuyihabwa. Nicyo cyitwa gukiranuka duhabwa, kugeza igihe tuzagera ku mutambiko Imana yavuze. Umutambiko uvuga ngo mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka, Matayo 5:48. Imana igenda idukuza kubera yuko uko twiga ijambo ry'Imana, iyo twari dusanzwe twiba, ijambo ry'Imana avuga ngo ntukibe, ubwo ucika ku kwiba ukawakira umuco wa Kristo. Niba usanga urakara, ijambo ry'Imana rikira iteka kurakara. Uko tugenda ducika kuri ibyo bintu ijambo ry'Imana duhanira mu rugendo rwo kwezwa, tuba twakira imico ya Kristo, dusa na Kristo, kugeza igihe imico yacu yuzuriye muri Kristo Yesu. Ariko reka mbabwire ngira ku musozo, hariho ikintu gikomeye. Nakunze kuvuga ibintu biranga umuntu wihannye by'ukuri, atari kujijisha, atarakebereje ngo acide inzira. Icyambere nuko yanga icyaha, ntagishakira urwitwazo. Kandi hano mu gitabo cy'intambara ikomeye bagaragaje yuko umunyabyaha wihannye by'ukuri, bagaragaje ko umunyabyaha wihannye by'ukuri yera imbuto zikwiriye abihannye. Baravuze ku ipaji 331, baravuze ngo abo bantu beza imbuto zikwiriye abihannye, baramaze kuvuga umuntu ubabariwe, barizeye maze barabatizwa, bazukira kugendera mu bugingo bushya. Ndetse hepfo baravuze ngo ibyo bangaga noneho barabikunze, ibyo bakundaga babyanga urunuka, iby'isi bakundaga ibyiraha babyanze urunuka. Bya bindi by'Imana bahoraga bumva bibateye isesemi, byagurumanyije imitima yabo, urukundo rwabo ari byo rwerekera barabikunda. Muvandi, iki kintu niba kitarabaye mu mutima wawe, ni igihamya cy'uko utahuye na Yesu. Iyo umuntu yakiriye Kristo, yahuye na Kristo, iyo mwuka w'Imana yahishuye ikibazo cy'umutima w'umunyabyaha, ibyo yakundaga kera by'amanjwe n'ubupfapfa abireba abibona nk'amase, maze ibyo yangaga by'ijambo ry'Imana akumva nibyo biryoheye umutima we.
habaho impinduka ziteye ubwoba. Ndetse bakomeje bavuga ngo iby'imirimbo y'inyuma nko kuboha imisatsi, iby'ubwirasi, ibyo byose bahita ko babyibagirwa, baba bumva atari ibintu bikibashishikaje. Ibyo bintu barabyanga urunuka. Genzura imibereho yawe, urebe niba utwo tuntu utakidushaka, urebe niba umutima umva, icyo ni ikimenyetso cy'uko ukeneye kugenzura urufatiro wubatseho. Ndetse bakomeje bavuga dore izindi mbuto beze, uyu niwo musaruro uva ku murimo wa Mwuka Muziranenge. Nta gihamya cy'uko umuntu yihannye by'ukuri keretse gusa iyo bimuteye guhinduka. Kwihana nyakuri gutera umuntu gutanga icyo yarahiriye, akagarura ibyo yibye, akihana ibyaha bye, agakunda Imana na bagenzi be. Icyo gihe nibwo umunyabyaha abasha kumenya neza ko afitanye amahoro n'Imana. Amahoro ava kuki? Amahoro ava ku kunesha. Kandi umuntu koko wihannye by'ukuri, reka nkivuge iki, umuntu wihannye by'ukuri bizagaragarira mu ntambwe Mwuka w'Imana wamuteje iyo ntambwe, amutera kwatura ibyaha bye. Kuko uyu muntu aba agiye kuba ambasaderi wa Kristo, kandi ibikorwa bye mbere yo guhura na Kristo biba byarasize umwijima mu nzira, kandi aba agomba kuvuga ijambo rya Kristo. Niyo mpamvu Mwuka w'Imana niba koko yihannye by'ukuri, yera imbuto zikwiriye abihannye. Izo mbuto zikwiriye abihannye ndi kuvuga ni ukwatura ibyaha bye. Reka nsoma ayo magambo mutagira ngo nayange. Mu gatabo kiswe ibyabereye Minneapolis bavuga ku butumwa bwabwigishwe bwo gutsindwa n'umurimo wo kwizera mu cyamagara 848, baravuze ngo iyo Umwuka w'Imana atangiye gukora ku mitima y'abantu, umusaruro ugaragarira mu kwatura ibyaha no gukosora ibyo umuntu yafuditse. Mu materaniro yose uko abantu bagendaga bashaka kurushaho kwegera Imana, beraga imbuto zikwiriye abihannye binyuze mu kwaturirana ibyaha, aho umwe yabaga yaragiriye undi nabi mu magambo cyangwa mu bikorwa. Niba ushobora kudasanga mugenzi wawe wamugiriye nabi cyangwa se mwagiranye ikibazo, umva, ashobora no kuba ari we wakugiriye nabi, wowe rwose nta n'umutima mufitiye. Ariko mu gitabo cy'abahirwa ni bande? Ku cyigisho kivuga ngo hahirwa abanyambabazi, baravuze ngo ntago dukeneye kujya gusaba imbabazi, ntago dukeneye gusanga bagenzi bacu, kuko ngari bo baduhemukiye. Niyo baba ariho baduhemukiye, igihe tubona ko hagati yacu nabo hari n'akabazo, tugomba kubasanga icyo kintu kikavaho. Mbese uwo mutima urawufite? Cyangwa ufite kwikunda kuvuga ati yarampemukiye, ngewe ibyo ntibindeba, wazansange? Icyo ni ikimenyetso cy'umutima ukeneye gukorwaho, Mwuka w'Imana akawukora. Beza imbuto zikwiye, baturiranye ibyaha byabo n'ibikorwa byabo. Muvandimwe, ndajya nkubwire yuko uyu ari umusaruro ukomeye cyane. Uyu ni umusaruro ukomeye cyane uva ku murimo wa Mwuka w'Imana. Kandi ndajya nkubwire yuko umutima wagize irikanguka, ugatereye intambwe yo kwanga icyaha muri wo no kutagishakira urwitwazo, umuntu akamaramaza ati ndahindukiye. Uyu muntu yateye intambwe, maze Mwuka w'Imana akamuyobora ku kwatura ibyaha bye. Ahashyize he Mwuka w'Imana akahamurika, akatura ibyaha umwijima yateje, akawukuzaho kwatura ibyaha bye. Uyu muntu iki ni igihamya kigaragaza neza yuko yahuye na Kristo ataryaryo. Kandi uyu muntu niwe muntu ugeze ku rufatiro. Uyu muntu abashyize urufatiro. Hari isomo riri mu Rwanda rw'Abakoni igice cya 3 ku murongo wa 10 avuga ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi muntu wese yubakaho. Kuko nta rundi rufatiro umuntu akwiriye gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Ugomba kubanza guhura na Kristo, ugahishurirwa iby'Ikaruvari, urukundo rwe rukakureshya. Pawulo ati musuzugura imbabazi z'Imana no kugira neza kwayo. Ntimuzi ko urukundo rw'Imana ari rwo ruturereza ku kwihana? Urukundo rw'Imana ngo rucagagura iminyururu yose yari ituboshye kuri Satani, rukadushikanura, umutima wacu ukadeburwa. Kurwanya Imana bikananirana ugahindukira. Uwo muntu abageze ku rufatiro. Genzura neza aya makuru twaganiriye ndetse no mu cyigisho cyejo, urebe niba ayo makuru umutima wawe uyazi.
kandi niba ayo makuru umutima wawe utayazi ujya imbere y'Imana usenge cyane, ko twasomye mu nama z'itorongo. Fata Bibiliya, iyo Bibiliya izakwigisha neza iby'inama y'agakiza, izagaragaza uwibwa umutima wawe kandi ikugeza ahantu Imana yifuza kugera. Rero muvandimwe, iki kintu ndifuza yuko tugitekerezaho. Buriya iyo tuvuga ngo beza imbuto zikwiriye abihannye batuye ibyaha byabo, Dawidi Zaburi 139 hari amagambo avuga ngo Mana ndondora umenye. Kadusoma iryo jambo. Buriya hari aya magambo arakomeye cyane, Mana ndondora umenye. Mbega isengesho ryiza dukeneye gusenga. Mbega ukuntu Imana ishaka kurondora imitima yacu. Mbega ukuntu Imana ishaka kutwereka ikibazo cyayo mu buryo bwuzuye. Zaburi 139 umurongo wa 23, Mana ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hari inzira y'ibibi ndimo, uncorere mu nzira y'iteka ryose. Iri ni isengesho umuntu wese akwiriye gusenga. Mwuka w'Imana bwa mbere yageze ku mutima w'umunyabyaha amwemeza iby'icyaha, niko twabibonye, akamwereka yuko umutima we guhera igihe yavukiye warwanyaga Imana kandi ko wagenderaga mu bushake bwa Satani. Yamwemeza iby'umutima wa kamere, iby'icyaha, ndetse mwuka w'Imana ahishura ibyaha bimwe na bimwe by'umutima w'umuntu. Ibyo dushaka kubibona muri Yobu cya 33 ku murongo wa 9, amagambo muzayasome. Uburyo hari ibyaha bimwe na bimwe mwuka w'Imana atungaho urutoki nk'igihamya cy'uko ko kuri umunyabyaha, kugira ngo utigira shyashya wenda ngo uvuga ati nge nta byaha nakoze. Ibyo byaha bimwe birahishuka, ndetse mu gihe umuntu ari gutera iyi ntambwe, igihe umurimo w'Umwuka remere mu mutima w'umunyabyaha, haba ubwo ndetse umunyabyaha ashobora kugira ibyaha itako yatura uwo mwanya. Ariko iri sengesho ngo Mana ndondora, ntago abantu baba bakwiriye guhita kwamera nk'abagiye kure y'Imana, baba bagomba gutinda imbere y'Imana. Nivuga gutinda imbere y'Imana ni ukumara umwanya twiga ijambo ry'Imana, tugakomeza kwiga ijambo ry'Imana dusenga, dusaba Imana ngo ihishure imitima yacu. Uko dusaba Imana guhishura imitima yacu, ahashize hacu Imana irahahishura. Ahashize hacu Imana irahishura. Ibyaha byose byateje umwijima, mwuka w'Imana bimurikaho. Ibyo abantu bibye, amagambo bavuze, ubugome bagize, ibyo byose mwuka w'Imana agenda bimurikaho kandi akatwemeza kujya kubyatura kugira ngo uwo mwijima twateje ukurweho. Ahashize hacu hose ni ubunyacyaha, ariko hari ibyaha biba byarateje umwijima. Ibyo mwuka w'Imana iyo dutinze imbere y'Imana umutima urahishuka. Hari amagambo ari bwana Yesu ngiraga ikintu gishimangire neza. Paulo igihe mwuka w'Imana yamugeragaho, Imana yamuhishuriye n'ahashize he, kandi ibyaha byarabyatura atagerageje gukikira. Baranditse baravuga ngo abemera ibyaha bacumuye bazatsindishirizwa, kuko umunyabyaha wihana akemera amaraso ya Yesu aramutsindishiriza. Ibyitegerezo bimwe byo kwihana kukuri byanditswe muri Bibiliya byerekana umutima wo kwihana uko umeze nuko wemera kwicisha bugufi. Ntugerageza gushaka ibyo kwikirisha, haba no kugerageza kwitsindishiriza. Paulo ntiyagerageje kwitsindishiriza, ahubwo yeruye icyaha cye kirabura tsiritsira uko cyakabaye. Ntarakagerageza gupfobya ibibi bye, ahubwo yareruye ati nashize abera mu nzu y'imbohe. Aho nahashize ha Paulo. Mwuka w'Imana yarahamuritse, mpawe ubutware n'abatambyi bakuru, kandi uko babicaga nemeraga ko bicwa. No mu masinagogi yose nabanaga kenshi nk'abahata gutuka Yesu, kandi kuko nasagwaga cyane no kubarakarira nkabarenganyiriza no mu midugudu y'abanyamahanga. Uku ni ukwatura kwa Paulo imbere y'abantu. Rero dukeneye kwatura ibyaha byacu. Ahashizeho umunyabyaha mwuka w'Imana agomba kuhamurika, kugeza ubwo ikibazo cyahashize mwuka w'Imana, ibintu byateje umwijima, mwuka w'Imana arabihishura. Kandi twasomye amagambo mu gitabo cy'intambara ikomeye ngo igihe twatuye ibyo byaha tugasubizwa ibyo twibye, nibwo dushobora kumva umutima wacu ufitanye amahoro n'Imana. Bigeraho umuntu akumva afitanye amahoro n'Imana, noneho agasigara arwana intambara mu rugendo rwo kwezwa, kandi
kandi umutima we ntubushaka urwitwazo ku cyaha, niyo akiguyemo nabwo ahita akacyatura agasanga Imana. Nguko ukuntu umuntu abaho kugeza igihe imibereho ye neza ihindutse nk'iya Kristo. Ni mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe paji ya 87. Hari amagambo avuga ngo kwihana bya nyirarureshwa. Baravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Abantu bamwe bashobora kuvuga bati, kuki ubu butumwa bukomeje kumvikana mu matwi yacu? Impamvu nuko mutihannye mumaramaje. Ntabwo muba muri Kristo kandi namwe ntimufite Kristo uba muri mwe. Igihe ikigirwamana kimwe cyirukanwe mu muntu, Satani aba afite ikindi yiteguriye kugisimbura. Keretse gusa mwiyeguriye Kristo burundu kandi mugasabana nawe. Keretse gusa mumugize umujyanama wanyu. Nibitaba bityo muzabona ko umutima wanyu ukingura ibitekerezo bibi, uteshuka ku murimo w'Imana mu buryo bworoshye, ukayoboka gukorera inarijye. Rimwe na rimwe, aya magambo nshaka muyumva, rimwe na rimwe mushobora kwifuza kwihana, ariko niba mutiyemeje rwose kwisubiraho no gushyira mu bikorwa ukuri mwize, niba mudafite kwizera gukora, ukwizera guhora kongera imbaraga, kwihana kwanyu kumeze nk'ikime cya mu gitondo, ntabwo kuzigera guha ubugingo guhembuka guhoraho. Kwihana guturutse kugukangura amarangamutima guhutiyeho, ni ukwihana gukeneye kwihana ubwako, kuko ari ukwihana gupfuye. Gukangura amarangamutima byahutihuti bitigera bibyara imbuto z'ubutungane buhesha amahoro muri wowe, bigusigura ahantu habi kuruta uko wari umeze mbere. Ibintu byo gukangurwa n'amaranga, abantu benshi mwuka Imana barakanguye imitima yabo, maze yajya guhishura iby'imibereho yabo, yajya kubateza izindi ntambwe guhatura ibyaha byabo, abantu bakabyanga. Kandi ndagira mbabwire ko gukerwa kwa Kristo ntabwo gushobora gutwikira umunyabyaha utatura ibyaha bye. Umunyabyaha ubika icyaha cye mu mutima niyo cyaba kimwe, ngo gukerwa kwa Kristo nigushaka kugitwikira. 257 cy'ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa mbere, baravuze ngo kwitanga no kwatura ibyaha. Abantu benshi bibeshya n'abatekereza ko kwatura ibyaha bizabatesha icyubahiro cyabo kandi bikabatesha agaciro muri bagenzi babo, kubwo kwihambira kuri iyo myumvire mibi. Nubwo amakosa yabo baba bayareba, benshi bananirwa kuyatura maze bakirengagiza ibibi bakoreye abandi, bityo bigatuma imibereho yabo irushaho gusharirira, bakanateza umwijima mu mibereho y'abandi. Ntacyo kwatura ibyaha byawe bizagabanya ku cyubahiro cyawe. Ikuremo icyubahiro kipfuye, gwira rutare maze umeneke, nibwo Kristo azaguha icyubahiro cy'ukuri kandi cy'ijuru. Ntibikabeho kubwibone, kwiyemera no gukiranuka umuntu yihangiye bimubuza kwatura icyaha cye. Umuntu utatura ibyaha by'uko bikwiriye, gukiranuka afite n'uko yihangiye si ukwa Kristo. Kugira ngo ashobore gusaba gusorerwa iri sezerano ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Ntukagire icyo uhisha Imana, kandi ntukirengagiza kwaturira bagenzi bawe ibyaha byawe. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Ibyaha byinshi bitaturwa ngo birekwe bizabera inzitiza umunyabyaha ku munsi wa nyuma w'urubanza. Byaba byiza guhangana n'ibyaha byawe uyu munsi, ukabyatura kandi ukabireka. Muri iki gihe igitambo gikuraho ibyaha kikikuvuganira. Izi ni imbuto zikwiriye abihannye. Turi mu gihe cy'umunsi w'impongano, igihe cyo gusanga Imana tukatura ibyaha byacu ni iki gihe. Kandi niba icyo kintu tutagikora, gukiranuka kwa Kristo ntabwo gushobora guheza kudutwikira, ahubwo kugomba kutuvaho tugasigara twambuye ubusa. Kandi niba umutima wawe udashobora kwatura ibyaha, icyo ni ikimenyetso cy'uko kwihana kwawe gufite ikibazo. Ukeneye kugenzura urufatiro wubatseho. Yesu Kristo agiye kuva ku ntebe y'ihongerero, kandi namara kuva akavuga ngo birarangiye, buri muntu wese ikintu atakoze ntazaba azongera kugikora ukundi.
ibyaha bitihanwe bizashinja umunyabyaha, bizaguma ku mutwe we. Nasomye amagambo ko Satani ngo azagerageza kugarura imibereho hashizeho abantu, ngo kandi umuntu aramutse yemejwe ibyaha atasabiye imbabazi yaba atsinzwe by'uruhenu. Nta n'umuntu wahagarara mu gihe cy'amakuba ya Yakobo, igihe Kristo azavuye ku ntebe y'imbabazi, keretse gusa abantu bazaba bafitanye amahoro n'Imana, abantu bazaba bazi neza yuko mwuka w'Imana uko yamurikaga ku mibereho yabo batuye ibyaha byabo, byaba iby'ahashize ndetse n'ibya nyuma yuko bakiriye Yesu Kristo. Imana itubashije kwita kuri uwo murimo. Imana iduhe gusenga nka Dawidi ati, Mana turondora utumenye, utuvugutire, utwereke niba hari inzira y'ikibiri muri twebwe. Ibyo nibyo nisabiye kandi nibyo nawe ngusabiye muri kano kanya, kugira ngo umuntu wese agenzure urufatiro rwe mu buryo bukwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Kadusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi, izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ukuntu udahwema kutugaragariza ikibazo cy'imitima yacu, tugushimiye ukuntu iteka ryose utwereka icyo dukwiriye gukora kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ubwo uganirije imitima yacu, ndakwinginze ngo uhe guhuguka kandi ikore ibikwiranye n'ubushake bwawe, ude kugenzura urufatiro rwacu rukitwa none, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. aho ubwishingizi bwanyu nyakuri bushingiye si ukwizera mugaragara ko mufite, ahubwo ni ku miterere y'ibyo mukunda. Mbese aho urusengero rwo mu mutima rwejejweho imyanda yarwo? Mbese ibyaha byanjye byaratuwe kandi naba narabyihannye imbere y'Imana kugira ngo bihanagurwe? Mbese aho naba niciye urunkwiriye? Mbese naba niteguye kwitambaho igitambo icyo ari cyo cyose ndetse n'ibitambo byose kubwo kumenya neza Yesu Kristo? Mbese aho buri gihe niyumvisha ko ntari uwanjye bwite, ahubwo ko ndi umutungo w'umwami, ko umurimo nkora ari uw'Imana nkaba ndi uwayo wese? Twagombye kwibaza tuti, ni kuki turiho kandi tugakora, kandi amaherezo umusaruro uzaba uwuhe?